ni ukuvuga ngo umugisha twebwe twagize nk'abajene wo kumenya Imana uri mu bidukangurira cyane kurarika abandi bajene kumenya Imana kuko twamenye mu byiza biba mu kubaho ubuzima buri muri controle y'Imana nibyo tuba dushaka gushishikariza abajene bagenzi bacu. uba umeze nk'ubitse ubutunzi ahantu umuntu wese atabasha kugera, sibyo? Kandi kuba wakorera Imana nekereza ko ari ikintu gishobora gutuma imitekerereze yawe iri ku murongo, kuko uramutse uvuze ngo ugiye kujya mu bintu biri hano hanze ushaka kugerayo ugatangira kunywa ayo matabi, ugatangira kugira ibiki, sibyo? Hari uburyo umuntu uramya ashobora kunguka amafaranga kandi bitagize aho byiciye itorero. Kuko nkeka ko n'amavuriro y'abadivantiste yose abantu byo kwivuzamo kameme barishura, kandi amafaranga agarukira iki itorero. Kandi none bakanabwiriza mu kuzasanga muri aya mavuriro ari ukuntu bigenza, bakacishamo abantu bakamenya Imana. Ni ibintu biryoha, nicyo nababwiraga yuko bigira n'imbaraga nyinshi cyane. Umuziki ugira imbaraga, turebye n'indi miziki itari na gospel, ukareba impact imiziki igenda igira ku buzima bw'abantu n'uburyo yafekta amahitamo runaka bitewe n'icyo wenda iyo muziki iri kuvugaho. Ikaze bakunzi bayibambe Info Network, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murabona ko uyu munsi dufite abatumirwa abasore beza cyane, basa neza, bambaye neza, banaririmba neza byatari. Ndaba batuye kabisa, mubakurikire mwumve neza. Tukaba turi ahantu heza cyane, Le Citron ni restaurant ifite ibiryo byiza, icyo kunywa kugira ngo murabona ko bafite icyo kunywa. Le Citronier, restaurant nziza cyane, ahantu heza hari akayaga, muzazi namwe mwumva ukuntu haba hameze nyine n'ibyiza byaho. Katwinjire rero muri aba batumirwa bacu tubahaye ikaze. Ni kuri mikoro muri kumwe na Baganizi Miriam, turi kumwe na groupe Redeemed group ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya muri Francfort. Hari abantu batari bazi aho mubarizwa, ariko uyu munsi barahamenye. Tubaye ikaze bakunzi bacu, mukurikira ikiganiro, baratubwira byinshi byabo, baratubwira imigabo n'imigambi yabo, baratubwira byinshi baduteguriye ndetse n'ibyo baduhishiye. Ikaze rero, bahaye ikaze. Duhere ku mutoza. Ariko mwabanza mukatwibwira kugira ngo n'abakurikiye banamenye ngo ni bande turi kuvugana. Murakoze, nkuko babivuze turi Redeemed Group Rwanda, tubarizwa mu itorero rya Kanombe. Njyewe nyiri kubabwira nitwa Golden, nkaba ndirimba ijwi rya soprano, alto na tenor. Ibyo naririmba ni bass, ndavuga ayo mbasha ayemo hano. Biterwa naho umutoza yankize, ariko rwose aho umutoza yankize naho ndahajya, ariko mu byibanze nayo atatu. Nkanjye nkafite umuhamagaro wo kuririmbira Imana no gusakaza ubutumwa ku byo yadutumye. Nicyo. Bagenzi bawe ese ko umutoza atari ariko twibwira avuga nyuma. Murakoze cyane. Nanjye twishimiye Elize, ndimba muri Redeemed nkuko mutubona hano. Nkaba ndirimba nanjye burase samajwa ne burase nyabashara. Yego. Nanjye ni kimwe twahamagariwe gukora umurimo w'Imana. Murakoze cyane. Njyewe nitwa Bahizi Fabrice. Njyewe nkaba ndirimba bass na soprano. Yego. Numvisha ibintu bidasanzwe. Umuririmba bass akaririmba na soprano. Hari igihe Imana iguha impano irenze. Amen. Okay, none ahubwo reka n'umutoza nawe abibwira. Cyangwa uramuvugira, ndikubona yanze kutwibwira. Ariko nsanze ashaka kwivugira na. Muraho. Yego. Nitwa Sibo Fleri. Nanjye ndirimba amajwi yose.
nkaba ndi umutoza nubwo abandi bativuze ibyo bakora inshingano bafite. yego nanjye nahamagariwe gukora uyu murimo, yaba kuririmba, gucuranga, kwandika, byose. Mfite amatsiko yo kumenya perezida. ninjye perezida. Nari mfite amatsiko. ninjye perezida. Ego perezida. Aha. Turakwakiriye. Murakoze kutwakira. Ibambe Info Network abakunzi bacu. Ibambe Info Network. Twese turakwakiriye iki ndabizi nabo barakuri. Ni sawa cyane. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma ushinzwe discipline. Aha. Muri Redeemed Group ni njye ushinzwe discipline, nshinzwe n'ibijyanye n'ubukungu bwa group. Koramo ntaburi. Uri comptable nkashingwa na discipline. Usigaye se bitewe nuko inshingano zari nyinshi, hari abagiye bafata inshingano zirenze imwe. Usigaye se reka nabo babwire murumva. Nk'uko bivuze ntago ari byo nyine ashinzwe. Buriya ukuri uyu mureba tunakorana mu ntuza mu bijyanye na social media twe tuzikoresha, njye n'uriya za korali, ariko mu bisanzwe nyinshi nshinzwe communication. Communication nibyo ngibyo. Abandi mutabonye ahangaha hasigaye ushinzwe ibyamwuka muri batanu, turi batandatu babasha guperforming kuri stage. Ariko Redeemed musanzwe n'umuryango mugari, turi benshi cyane. Redeemed turi benshi. Tunaboneraho no kubasuhuza aho bari. Sinabavuga bose ngo mbarangize, ariko navuga nka bamwe mu bakuru. Hari uwo bita Mama Norsa, Mama Zulu, sinzi muzi, Sarah, hakaba Mandela, Yerika, Professeur Mandela, Badiane Muhoza, ba Remy, ni benshi. Ngiye kubavuga ubwo nyine byatabiye ikiganiro. Noneho nkanasuhuza uri kuri kamera, umuririmbyi mushyashya. None Oliva Helen. Turamwifuza kuzaba nka Ellen G. White, nuko numvishe ari umujyi umwe. None igitangaje tukanasuhuza abaganizi inshuti yacu. Kandi none tushoje nawe uri baganizi. Hari ukuntu tubona rwose mufite byinshi bituma musa pe. Yego. Yabinyenya. Nuko. Murakoze cyane, reka twinjire mu kiganiro cyacu. Redeemed hari indirimbo iri kuri YouTube channel yanyu, Amashimwe, imaze ukwezi kuri YouTube. Bigaragara ko imaze ukwezi. Ifite views 6,100 ngira ngo. Amashimwe umutoza, Amashimwe. Nkashimaga Imana ko byagenze gute? Si no kubera yuko hari occasion iri special yari yabaye yatumaga dushima, ahubwo no kuba turiho bya buri munsi. Iyo occasion se wabanje ukayitubwiraho ya special yari yabaye? Nta idasanzwe, ahubwo nukureba muri rusange tukareba uko tubayeho, kuko indirimbo iravuga ngo ese kudukunda ntako turi, ukaduha ibambe tudakwiye, niki twakunganya? Ntacyo dufite, ahubwo ngiye imitima yacu ngo ikubera umubavu. So tukavuga ngo amashimwe n'ikuzo n'ibyawe. So urumva n'ukwaknowledginga byinshi Imana idukorera, uko idukunda buri munsi, tugasanga tuyigomba amashimwe ku buryo buhoraho. Indirimbo nziza ifite amajwi meza cyane, ariko nabonyemo igitsina gore kandi muri umubare w'abantu batandatu. Uriya ni umuryango mugari nyine uri ku indirimbo zose mukoze se baguhereza microphone. Indirimbo mukoze zose ko bagaragaramo kuko nyine babikubwiye, turi umuryango mugari. Ntago tugikeneye guhimbaza Imana turi twenyine, ndetse muzayibona kenshi mu bitaramo tuzakora yo gushima Imana. So turi kumwe n'uwo muryango, ni abantu bacu, ndetse abo nibo badusunika, nibo badufata mu mugongo tukabasha gukora ibyo byose. Bivuze ngo henshi tuba turi kumwe nk'uwo muryango, atari mu gikorwa cyo gusaba cyo kuririmba, no mu buzima busanzwe. Nuko biri ko bitari bisanzwe se. Mwe nagashya kanyu buri ndirimbo musohoye. Oya, si no kuvuga ngo niko bizajya bihora cyangwa iki, ahubwo Redeemed ni groupe y'abantu
kandi abantu harimo ibitsina byombi ntago ari abagabo gusa ari abagabo kandi ndi kubona abagabo yes redeemed ni group yaba mu buryo bwo kuririmba y'abagabo ariko mu buryo bw'umuryango harimo n'abandi so kuba bagaragara muri video yacu nta kibazo mumere mikoro Elize president Elize dusanzwe tukuze muri Adonai none ubu turi kukubona muri Redeemed bimeze gute ariko buriya Redeemed niyo ndi kubariza abakunzi bacu biriho biravugwa kandi bigasobanurwa sibyo dusobanurire mu buryo burambuye sobanurire uburyo ndi muri Redeemed wahozemo nahoze muri Adonai muri Redeemed wari usanzwe urimo aho kuvuga ko wahoze muri Redeemed vuga ko ndimo bashinze Redeemed yego Adonai nayigiyemo nyuma ubu rero final ubu ngubu ndi muri Redeemed abantu benshi ntabwo bakikubona kuri stage stage ya Adonai Adonai nari umutoza wayo yego rero kuba nari umutoza wayo hari igihe inshingano zirangira bitewe n'uko bigaragara bigasa nk'aho uhagaze okay ubwo abantu bazongere kwibaza ngo Elizarihe bakoze mu byumvi kuba naririmbaga ni mwe kwa kundi ushobora gufasha abantu muri kumwe nk'umuryango ako ari umutoza Redeemed maze igihe kingana gite Redeemed si umwaka wa 9 turimo yego imaze imyaka 9 yatangiye ari abantu bangana gute yatangiye ari abantu 8 none ubu ni 6 ese abayitangiye nibo bakirimo oya hari ukuntu utangira ikintu ukagira izindi nshingano ugahitamo kuba uhagaze ariko ukiri mu bitugu bya babandi basigayeho yego ariko ngo mufite na anniversaire ahubwo mudutumire turi kuyitegura tuzaza gukata kuri keke turimo turayitegura mu minsi iri imbere ntabwo murapanga umunsi n'ukwezi ariko n'umwaka utaha kujuje 10 imyaka 10 mbega byiza ako muririmba neza mwari mubizi murakoze cyane murabibwirwa n'ubu urabitubwiye indirimba amashimwe indirimba ikoze neza igaragara neza kandi mudusobanuriye impamvu ki muririmba amashimwe amaraso noneho amaraso ya Yesu mwaririmbeho cyane ku ndirimbo ya kabiri mufite indirimbo nyinshi ngende kuvuga indirimbo sohotse vuba ya kabiri mazeho ibyumweru 3 kugira ngo iri no kurebwa ariko mbwire n'abakunzi bacu dukore subscribe like share comment tubashigikire turashyiraho link hariya hasi muze link iri hano link iri hano hasi rwose twayipininze niwe ni ukuvuga ngo abakurikira ikiganiro hari aho babona link nyine haba hazwi basanzwe bahazi abenshi ubwo n'abashyashya hari ahantu ibiri ku buryo nyine tubashyigikira kugira ngo abantu nyine bakore like barebe niyo ndirimbo deja bumve kuko nimba ariyo bashobora kuvuga ati se ni Redeemed turi kumva cyangwa twumvishije barebe ko ari mwebwe koko amaraso ya Yesu umutoza yes nkuko mwari mubivuze amaraso niyo ndirimbo nshyashya ihari iri current ubu ngubu ikaba ari indirimbo irimo ubutumwa bwo gucungurwa Redeemed mu kinyarwanda ni abacunguwe hanyuma rero bacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo hanyuma rero ni indirimbo ivuga ko iyo ataba amaraso twebwe nta kiguzi twari bubone kugira ngo ducungurwe so ni indirimbo nanone tuba turimo twakinologinga agaciro k'amaraso yaducunguye amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu ese ko tuba tuvuga amaraso ya Yesu hari umuntu wadusobanurira neza amaraso ya Yesu so uriya musomyi murakoze amaraso ya Yesu agarukwaho kenshi cyane mu ijambo ry'Imana ni amaraso yamennye ku musaraba kugira ngo twebwe ducungurwe agatanga ubuzima bwe kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha twari twarakoze yego
hari abantu bavuga ngo uyu nguyu amaraso ya Yesu nyine ngo urabohoka. Bon, biterwa n'imyizerere itandukanye, ariko twebwe mu myizerere yacu ntabwo se mubizi amaraso yatubohoye ni amaraso yameneye ku musaraba. kunywa amaraso ya Yesu ntabwo uri ntabwo ubizi. Aho nyine niho nshaka. Uravuga yo ku ifunguro. Ndetse wari uzi ko ari ndi kuvuga ko yanywa he. Ni ukuvuga ngo akaba aribwo ducungurwa se. Ni ukuvuga ngo ntabwo ducungurwa twayanyweye. Twacunguye rimwe. Kuyanywa ni akahe? Akamaro ko kuyanywa bukaba ari akahe? Ni ukuvuga ngo kiriya ni ikimenyetso Yesu Kristo yakoze agasangira n'abigishwa be. Rero mu kubyibuka no kubiha agaciro natwe dusangira na bagenzi bacu twizera kimwe. Sha warasomye ugira igifunguro pe. Oya buriya no kwiheza ku meza y'umwami ntago ari byiza. Duherezeriza tubwire nimba tajya ku munsi w'ifunguro nimba tajya ataha kare. Oya. Ubona hari ukuntu ifunguro dusenga mu gitondo ifunguro rikaba nyuma. Abantu bakananirwa rya mbere n'irya kabiri birangiye. Yego. Cyangwa bakarabya ibirenge ku buryo uraburi ready ku. Urumva ugera ku rusengero mugakaraba mukozanya ibirenge hakaba iteraniro rya mbere sibyo. Aba bandi nyine narimo bagataha. Yego. Bagataha. Bamwe utarimo. Bamwe narimo. Perezida dukomereje tubwira imigabo n'imigambi rero mudufitiye. Muri make Redeemed turi gukora nk'uko bigaragara. Tumaze iminsi dusohora video tuyashyira hanze anasa neza. Arimo n'amajwi meza. Arimo asa neza. Arimo abaririmbyi nabo babasa neza. N'ubutumwa ni bwiza. Nicyerekana ko dufite umurongo turiho kandi dukomeje. Urumva dufite imbere ibikorwa byinshi, hari izindi ndirimbo zindi mugiye kubona vuba aha ngaha. Ari nuko turi gutegura icyo gitaramo tuzakora umwaka utaha. Ubwo rero ibyo ni ibintu byose biri muri package. Ko ari concert izabera ahantu hanini cyane ku buryo muzatwakira turi benshi full live cyane. Courage kabisa. Mufite audio zingana gute? Kuri YouTube hariho album yose hamwe na audio iriho yego ni lyrics indirimbo 10 hakazaho video bose zimaze kweshanura. Ubu ni hariho video enye. Hariho video enye yego. Muranakora muri abajene bakora turacyakomeje ariko hari igihe kigize kugira Redeemed turayibura byari byagenze gute? Ubu turi kuyibona ubu kuri izi ndirimbo ebyiri. Urumva kugira buriya umuhanga wo gusimbuka banza gasubira inyuma ho gatoya. Twatimo dutegura uburyo tugiye gusimbuka. Cyangwa ntabwo mwari mukirepeta? Oya turarepeta. Turarepeta buri munsi. Olive reka nawe agira icyo natubwiye icyo kubabwira keretse niba ushaka ko ngira icyo mbabaza. Gusa icyo nabwira Redeemed ngenda bakunda cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Mugenzi wanyu yageze aha ngaha ndamubwira ati nta kuntu mwanyinjiza muri korali nanjye nkaba umwe muri Redeemed. Kandi wageze mwakoze nza kugira ikibazo ntekereza ijwi ryanjye ndabose na fitinga hehe muri ari amajwi numva muririmba ndamutse nje mwakira he? Mikoro mbwire. Ngize ni Maria Kare yabuze aririmba. Ari kwisubira kwiyizira ariko kubera amajwi meza mugira ntago ari kumva neza ntago ari kubona aho yajya. Murokrita mushingiye kuki cyangwa se mwakira umuririmbyi ubagariye mushingiye kuki? Icyambere nuko abayizera Imana akunze no kuyikorera afite indangagaciro z'abadivantiste umunsi wa karindwi ndetse anabizereramo. Ibindi bikurikira ni ibisanzwe turimba turi abahungu uko niko kuri. Ikindi kintu ubwo se Olive muracyamufashe we kuririmba kuri stage. Kuri stage nibyo ashaka reka dufite uburyo bushatiye kuzaturirimbamo mukabona aba nita ko ari abagabo aribo bari imbere ariko aba baking bose ntago watoranya. Olive ashaka kujya imbere ntabwo ashaka kujya mu baking.
ubwo rero structure kuno ku ruhande ni ibintu hano ku twaganira ruhande ariko ikiriho cyo by'aka kanya ni uko nyine turirimba Yeah. kuko niko twanasanze nabyita niyo doctrine ya redeemed niko twasanze turirimba ubwo twajemo tuje ko nanjye nzamo naje nje nk'umuhungu nyine nje kwiba muri korali y'abahungu ariko ibyo kuza muri korali byo nibyo ngibyo ibyo kuba wubaho Imana uri umudive umunsi wa karindwi sibyo ufite n'indangagaciro zabo nibyo aho ngaho rero mpagize ikibazo kuba abo mwakira bagomba kuba ari abadivantiste bizerera mu badivantiste nabihuza n'izina ryanyu redeemed abacunguwe ese abadivantiste nibo bacunguwe gusa niko oya si question yuko abadivantiste aribo bacunguwe gusa ahubwo nuko imikorere dukoreramo ushobora kuza utari umudivantiste tukakwakira ukajya uririmba rwose ariko ntabwo warimba muri repetition gusa uri kumva nawe uzakinajya kuririmba kuri stage ariko ari doctrine adventiste tugira yuko kuri stage arimbaho umuririmbyi wabatijwe mu adventiste noneho ubu ngubu hajemo n'ikintu kivuga ngo wabatirijwe n'ibintu byinshi naho ngaho nyine mu adventiste bivuze ngo ntago ari question yuko twanze ko aza muri korali ariko nanone ntago tugiye kwica amahame yabayeho kuva na mbere na white y'ababyeyi bayo rero nyine icyo nicyo tugomba gukomeza ntago turiho kwica amategeko kandi iki kintu tuyabayemo twishimye rero ndumva nta kibazo kubatumira bisaba iki se biri simple ni nk'ibisanzwe no kwandika iletre uri kumva ukadusaba eglise yacu tudusengera eglise francophone i Kanombe urenze ku Gasaraba ugakomeza nko muri metero 450 hafi 500 ni urusengero ruri mu kaboko kw'ibumoso waturutse mu mujyi ndi kuvuga nyine ngo uvuye kuri airport uvuye kuri airport ni urusengero ruri mu kaboko kuri hepfo hari n'akapa karaho ka adventiste okay ariko aho mugiye kurimba ntacyo bisaba aho tugiye kuririmba dushaka kubatumira nyine kudutumira biko binyuzwa mu rusengero kuri eglise yacu oya hagati yanyu nka group yanyu hagati yacu groupe gute urabona hari igihe utumira korali ahubwo iti hari ahantu uri mu cyaro ntabwo twahajya nyine bakajya ahantu bitewe n'uko hari aho bumva cyangwa bashaka ibyo ntabwo bibaho none siko twakubwiye ko twe twamagaye gukora umurimo w'Imana yego umurimo w'Imana asobanura ntabwo ariko hari abarobanura ubwo babaye barobanura ni umurongo wabo ariko mpamya ko n'Imana ibyo ntabyemera kuko Imana yaduhamagaye gukora umurimo haba hehe ahubwo ndagira ngo mbabwire ni aho ngaho mbita habi nibaduhamagara tujya kuririmba kuko numva ko ari badukeneye cyane abangari mu mujyi barababona twe dushaka aho uhita kari babi wabona naho umugisha wacu uri amen nimba uko bimeze kabisa aho niho twahamagara ahubwo kujya aho nyine aho ngaho redeemed group mfite ikibazo numva nifuza kubabaza nsanzwe mbaza abandi biragorana kubona abasore bakiri batoya bemera gukorera Imana kandi hari uburyo bwinshi ushobora gukora ibindi bintu bitarimo Imana ukabona amafaranga mwebwe mubona mutari guta umwanya igihe mumara muri korali ngo mwagiye kuririmba ngo mwagiye nta yindi nyungu mubitezemo sinaba ni hari ijambo cyangwa mbisubize Okay, murakoze. Yarabajije ati ngo nta gihombo kirimo ndabyumva kuba uri umujene ukorera Imana kuvuga ngo impamvu nari ngiye guhera kure ariko reka mbehere hafi kugira ngo nsubize byihuse ni ukuvuga ngo umugisha twebwe twagize nk'abajene wo kumenya Imana uri mu bidukangurira cyane kurarika abandi bajene kumenya Imana kuko twamenye mu byiza biba mu kubaho ubuzima buri muri controle y'Imana nibyo tuba dushaka gushishikariza abajene bagenzi bacu si uko hari inyungu dukuramo ahubwo nuko tuzi ko mu ijuru hari ingororano ziruta inyungu z'iby'isi dushakisha niyo mpamvu rero nta naho tutajya kuririmba gukora umurimo kuko twahamagariwe no kugarura intama zazimiwe nta kibazo rero bidutera kujyaho
twahamagariwe kujya gukora umurimo. duhererize atubwire umusaruro urimo. Bamwe bajya mu kabyiniro, abandi bakajya mu kabari, sibyo? Ku isabato weekend ikaba yaryoshye yashyushye, wenda mwe weekend muri kuvuga ngo tugiye kurimba ku Kibuye Icyangugu, rimwe na rimwe muri stress, sibyo muvuga turagerayo ryane ngo dukora igitaramo. Harimo uhe musaruro gukorera Imana ukiri muto, uri umusore? Iki kibazo reka tucyagure kibe kinini kurushaho, aricyo munadusubirize rimwe. Murareba groupe yanyu muzi kuririmba pe, ni nayo mpamvu wenda mubona mufite inshuti nyinshi abifuza kuba abanyamuryango ba groupe yanyu benshi, kandi hanze mu by'isi, reka mvuge mu by'isi kugira ngo byumvikane, naho bakeneye abasore nk'amwe muzi kuririmba kugira ngo mubafashe kwamamaza wenda ibintu runaka bitandukiriye umurongo w'ijambo ry'Imana. Muba mwumva nta gihe kizagera mukumva mukeneye n'iyo profi iri hanze, mukaba namwe mwagenda mukajya kwifatanya n'abandi. icyo navuga kuri icyo ngicyo ni uko gukorera Imana nk'uko bavuze ngo nta gihombo kirimo. uba umeze nk'ubitse ubutunzi ahantu umuntu wese atabasha kugera, sibyo? Kandi kuba wakorera Imana, ntekereza ko ari ikintu gishobora gutuma imitekerereze yawe iri ku murongo, kuko uramutse uvuze ngo ugiye kujya mu bintu biri hano hanze, ushaka kugerayo ugatangira kunywa amatabi, ugatangira kugira ibiki, sibyo? Bikarangira wangiritse. Iyo wangiritse bituma nawe uburyo ugaragara muri sosiyete bihinduka. Nushobora kuba yagufasha ya Mana ikoreye muri wa muntu akagufasha, bitewe n'uburyo akubonamo, bigatuma atabasha gukora wa murimo Imana yamugeneye, sibyo? Kuko buriya ufasha umuntu wifashije, sibyo? Noneho icyo kuvuga ngo dushobora kujya kuririmba ahandi, buriya abantu bose bagira Imana, sibyo? Ariko buri wese amenya uburyo akoresha iyo mpano n'aho ayikoresha. Ariko bavuga ko indirimbo ngo za gospel cyane cyane mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi nta nyungu, nta musaruro rwose, ngo nta mafaranga arimo kugira ngo umuntu akomeze abiririmbe, nta musaruro yakwigira mu zindi kugira ngo yinjize. Ikiraho mikoro inyungu deja yayivuze, harimo inyungu idashira. Kandi inyungu idashira, uko umuntu avuka yiharanira. Inyungu idashira nta yindi ni ijuru. Ndetse hariyo reception izaba mu ijuru imyaka 1000 tuzagirirayo, ariko na après naho hazaba hari ukubaho kudashira. Uze ngo twemere gukora akazi gasanzwe ni byose, ariko mu kuramya ushobora kubona ibintu byinshi uri bikuye mu kuramya. Yabwiye ko ushaka kugira opportunity, ukabasha kuba wahura n'umuntu akabasha kuba yaguha aho kazi, ndetse natwe dushobora kuba twakamamaza ibintu bitagizeho bibangamiye itorero. None se ubu ahangaha wicaye niwamamaje, si ufite aho wamamariza? Yego. Ibisa birabujijwe? Oya, ntabwo bibujijwe. Natwe ni muri ubwo buryo. Reka kanaginga umuntu nubwo yenda atari bubishyure. Mbonye saherutse kwamamariza, si yari ikinyobwa amaze iminsi yamamariza runaka, nta kibazo bakita Maltos. Bivuze ngo niki urumva ko byose birashoboka ko hari uburyo umuntu uramya ashobora kunguka amafaranga kandi bitagize aho byiciye itorero. Kuko nkeka ko n'amavuriro y'Abadventiste yose abantu byo kwivuzamo kameme barishura, kandi amafaranga agarukira iki? Itorero. Kandi none bakanabwiriza mu kuzasanga muri aya mavuriro ari ukuntu bigenza, bakacishamo abantu bakamenya Imana. Bivuze ngo mbere na byose bavuga ngo mushaka ubwawe bw'Imana, ibindi zagenda gute? Ibindi zabyongerera. Duhera umutoza mikoro rero atubwira feeling ibamo mu kuririmba. Biraryoha cyangwa se ni ibintu no kuza umuntu akiryohereza gusa akitayira? Ni ibintu biryoha, nicyo nababwiraga yuko bigira n'imbaraga nyinshi cyane. Umuziki ugira imbaraga, turebye n'indi miziki itari na gospel, ukareba impact imiziki igenda igira ku buzima bw'abantu.
n'uburyo yafekita amahitamo runaka bitewe n'icyo wenda iyo muziki iri kuvugaho ubona ko umuziki ubwawo ugira imbaraga noneho rero kwiririmbira byo ntako bisa ni ibintu byiza cyane. Hari ikibazo nari nakubajije, iyo ugiye kwandika indirimbo hari story ushingiraho cyangwa biterwa na mood urimo? Tujya twumva ngo niba ntari muri mood nziza ntago nakwandika indirimbo, birashoboka? Iby'imyandikire rero byo hari ukuntu bitandukanyeho kuko niyo mood mbi nayo wayandikaho. Wayikuramo iki? Nitujya nko kwandika ko any mood itanga inspiration runaka. Iyo wishimye uraririmba, iyo ubabaye uraririmba, uhura n'akantu runaka ushobora no kwitegereza. Nk'ubu hari indirimbo tugira ivuga ngo mani ibyo waremye bigaragaza kwera kwawe. Donc ushobora kureba ibigukikije ukabona uburyo Imana ikomeye. Nta kintu kitakubera rero inspiration. Hari izindi korali cyangwa groupe wandikiye indirimbo atari Redeemed? Yego, zirahari nyinshi. Nka Adonai n'ubundi mwabazaga. Ariko rero musubire muri Adonai ngenda bisabye. Dukeneye kubabonamo vraiment. Ariko n'ubundi ntago tuba twaravuyemo. N'ubundi murimo hafi aho. Ni nkuko twabwiye ko Redeemed ari ngari. Namwe muri uwo muryango mugari. Ni ngari. Hari icyo ushaka kutubwira? Baguhe microphone. Adonai rero nayo ni ngari n'ubundi turimo. Nkuko twahoze muko n'ubundi buryo twarimo. Urumva yari umutoza, nandikaga, twatanga n'ubufasha mu kuririmba. Sava n'ubundi no kubana. Hari indirimbo waba waranditse nawe ukumva igukoze ku mutima? Muze wigize wandika zose zibaho. Yego. Yitwa ngo iki? N'ubundi niyo ngiyo navugaga. Yitwa Urahambaye. Ndayikunda. Barumva ari keza ndetse ni amaraso. Kubera iki se? Hari ukuntu wandika akarimbo ukumva gafite amagambo meza. Ukumva karazamura imbamutima zawe cyane. Turi kugana ku musozo, umutoza agira icyo tubwira n'abandi bari icyo batubwira. Hari icyo mutwifuzaho nk'abakunzi banyu? Hari abakurikiye abakunzi ba Ibambe Info Network batari babazi babamenye, hari n'abasanzwe bari babazi batari bakabumva neza ngo basobanukirwe. Abakunzi ba Ibambe Info Network mbere na mbere turabakiriye, tubahaye n'ikaze mu muryango mugari wa Redeemed. Kuko ibyo byose nabo baracungura. Yego. Ibyo byose nabo baracunguwe kandi turabacunguwe. Yego. Icyo tubifuzaho rero ni ukudufasha, ni ukudutera ingabo mu bitugu, tukabasha kugeza ubutumwa bwacu kure kugira ngo naho butaragera buhagere kandi buhagere bufite imbaraga. N'abandi ni batubwire Perezida arasoza. Perezida bari Perezida niwe usoza ijambo neza nta mukurikira. Nyamaniza. Naho ubundi nanjye ntabwo njya kure y'ibyo abandi bavuze, umutoza avuze. Njye mbere ya byose ndanza gushimira media muri rusange uko bakomeje kutwakira muri ino minsi. Aho turi kunyura duca hose support bari kuduha turabashimira. Ubwo mbinyujije kuri nuzi yawe n'andi hose ngenda bivuga aba ineza mutugira mukatwakira. Buriya media n'ababwiriza butumwa bakomeye mbafata nk'abapasteri bagutse kuko ni ikintu impamvu bafata nk'abapasteri ni ikintu uvuga ukazakomeza ukacyumva ukazagenda ukakibona ndetse hashari n'imyaka 10 ukazongera ukakibona. Bivuze ngo bunganira Bible. Bivuze ngo turabashimira mutuma ibintu byacu bigera ko bishinzwe kugenera cyangwa se kubo bigejwe mu Kirundi ko akunda kuvuga kugenera. Tukaba tunashimira umuryango mugari wacu muri rusange uburyo tuba hafi. Noneho tukaba tubasaba tubinginga bati bagende bakurikirana ibintu byacu social media dukoresha ahantu hose. Tubwira uko mwitwa kuri YouTube channel. Munagiye kuri YouTube yacu hano twitwa izina rimwe. Yego. Ni Redeemed Group
Rwanda yego ntuzandikemo ngo Rwanda ni Rwanda Rwanda nyine yo mu kinyarwanda no kuri Instagram nuko kuri Snapchat nuko kuri TikTok nuko ndetse na vuba ahangaha n'izindi platform zose bazasangaho ibintu byacu bazabimenyeshwa mu buryo bwaguye bivuze ngo nibagende bakore subscribe basharinge bakomentinge noneho bajye bakunda gukora no kukazogera kugira ngo nihagira n'akandi ka notification kaza noneho bahite nyine babibona ku kanya rimwe gusa ukoraho rimwe kuko zo ugize double tap uze ngo wakoraho ukaniviraho baguhe mikrofone harujyaho buri uko agiyeho agakoraho uko ibintu bisohotse agakoraho akavuga ati rwose badusabye gukoraho ntago ari bya bindi ngo ni double tap to lock in turetse dukoraho nanjye ndakoraho rimwe wibukoreho rimwe ndakoraho rimwe uyu munsi murakura menshi cyane turi bubikora turabyizeye na subscribe njye nayirangije ubwo abakunzi bawe baba Info Network barabyumva ndumva nta kintu nibagiwe noneho kuba bashaka kugira icyo batubwira muri comment batubwira icyo babona kitagenze neza noneho kuba bashaka kutubwira deeply fashion cyangwa se no kudufasha kuko ntago wakijyana none bashobora guca kuri platform ya Redeemed Group Rwanda bakandikaho bakababwira uburyo bijyanyuzwamo cyangwa se bagahamagara cyangwa se bakohereza kuri nimero 0786232884 ndasubiramo 0786232884 iyo nimero kandi koko ni ushinzwe social media ayitubwire ariko iyo nimero ushaka no kudutumira wayinyuraho okay ngende hafi kubatumira Yes murakoze wenda mbanje gusubiza icyo watubajije mbere icyo mudukeneyeho icyamukuru icyo tubakeneyeho icy'ingenzi cyane tubakeneyeho no kudufasha mu kubwiriza ubutumwa kure hashoboka no kuvuga ngo no gusharinga ibihangano byacu kugira ngo twebwe naho tutabashije gusharinga bihagere kandi nawe byafashije ufashe n'abandi nicyo tubakeneyeho nyirizina noneho rero amugani kugira ngo muramutse mubuze muvandimwe kuri nimero imwe hari ni nimero mwatubonaho ariyo nimero yanjye 0788 06 10 13 yego ko zijya gusa nanjye ngiye kubivuga zijya gusa 06 abenshi duhuriyeho kubera ko isanga twazifatiye rimwe yego nasoje kuri president president ningisoza ndabanza gushima Ibambe TV info Ibambe Info Network yego ndabashimiye cyane ko mwaduhaye ikaze mu kiganiro cyanyu Imana ibahe umugisha komeze inabagure kugera kure amen yego ikindi ndashimira abakomeje kudushyigikira ndetse ndashima ko n'itorero ryacu Eglise Francophone naryo rituba hafi n'ubundi riri muri Adventiste ubwo urumva ni muri rusange bigendeye rimwe mbega muri rusange ndashimira abakomeje kudufasha abakomeje gusharinga izo ndirimbo byitwashyizeho n'izindi ziri kuza turashimira abantu bagiye gukora subscribe aka kanya n'akazogi bakandeho rimwe na babandi bagiye gukora kuri link iri hano hasi yego ikindi se niki ikindi ndashimira abantu bavandimwe turirimbana ni abasore Imana yishimira kandi nanjye ndabishimira kandi uburyo bari committed kuri Redeemed bigaragaza ko ari abantu b'abagabo cyane nabo Imana ibaha umugisha yego urashimiye nibyo ijambo rya president rirasoje katugane ku musozo tubashimira Redeemed Imana ibaha umugisha Redeemed Group nibagiye kongeraho group kandi hari icyo
bishatse kuvuga. Imana ibaho umugisha, namwe bakunzi ba Ibambe Info Network, Imana ibaho umugisha gukurikira, kandi tubasaba gukora like, subscribe and comment, share, sibyo nakazogera rimwe akantu badusigiye rimwe. Dukomeza no kubakurikira, n'abasore baririmba neza kandi basana neza, beza hose imbere n'inyuma. Ku mutima ntago mazi Imana niyaza, ariko musa nk'abafite umutima mwiza. Imana ibaho umugisha, kandi twizeye yuko tuzahurira ku nyanja y'ibirahure mu ijuru, ari wo mwami dukorera. Katugane ku musozi, Imana ibaho umugisha, kandi mukomereza ahangaha. Mwakoze kwakira ubutumire bwacu. Kuri mikoro ya Ribaganizi Miriam, turi kumwe na Redeemed Group, ndetse na kuri kamera Olive nkuko mubimenyereye. Uwaje neza bamutse Hélène Olive byibagirwa. Imana ibaho umugisha, bye bye, nawe utaha bye.